Hello. Hano Sergeant Robert Urao. muraho neza? Amakuru. Amakuru ni meza. Urakomeye. Ndakomeye kubera Imana. Kamba mugabo we Imana n'ukuntu ukunda igitsina ubu gusigaye ukunda Imana bigeza. Amakuru yawe. Ose. Warakije. Ndakubwira ngo urinde tuvugana. Nitwa Godfather ntabwo nzi. Ariko umuntu yavuze ngo urashaka ko abantu baganira nawe. Urakomeye se? Ndakomeye. Godfather se n'uhemuka cyane. Godfather sindi umunyarwanda urumva ntavuga ikinyarwanda. Nyine ugomba kumbwira ati mba muri iki gihugu Yo nitwa Robert Kabera. Ndakuzi. Nose ngo amagara ntakuzi wa mugara. Ubwo urumva nabonye nimero ndaguhamagara ngo amagara ntakuzi. So umuntu aduhaye video, umuntu ampaye video yawe. Ubu turi kuvugana hari abantu ni ikiganiro, ntabwo ikiganiro kiri open udatekereza ko ngwamagaye ndi kuvugana nanjye nyenyine. Urumva umuntu ngiye ndaza kwisobanuraho gutera. Ngiye nkoresha Twitter. Urumva? So Yego. Umuntu uvuga ngo wanyoye. So the thing is umuntu araje ati ntabwo abwiye mwebwe aravuze ngo yanyoye nyine. Yabwiraga umwana yanyoye. Umuntu araje ati Robert akeneye ubufasha umunyarwanda aguye Bugande ni mutabara umuvandimwe. Robert ufite ikihe kibazo? Jewe rero bitewe n'imibereho yanjye ndimo station ndimo ntacyo nkora na mbere mufite ntacyo nkora baho gutyo ndahantu hadasobanutse nyine ariko atari heza ku buryo umuntu abonye uburyo yashiftinga ko niba uzi ikintu cyitwa amanegeka ni amanegeka ni urugero amwe yacitse mu Rwanda bimwe byacitse mu Rwanda hano bibe birahaba ni mu gishanga first of all hanyuma ukaba ukeneye ubufasha bumeze bute? Mufite yanjye urabona ko ibintu byose ari n'imibereho ya buri munsi ibintu byose hano biba bikenewe abakenewe n'amafaranga yabikora ari gukodesha inzu n'amafaranga gushiftinga nyine kuva muri ubu buzima kubaho kugira icyo wanarya n'amafaranga kugeza igihe Imana izatangira inzira so kuba mbese urabona umuntu wo gupfa uyu munsi wafejo niko biba bivuze nuvuga ngo uramutse ubonye ushiftinze mu nzu nuvuga ngo Imana yabe kuzamuye mu rundi rwego noneho n'urugwego ikabona ukuntu yakohereza ku rundi. Okay. Robert ntabwo ukoresha Twitter so ubufasha ukeneye n'ubwa financial ukeneye ubufasha bufatika financial kabisa nkuko bivuze nuko bimeze. Robert kubera iki bishobotse mu Rwanda ntekereza ko nta manegeka arimo bishobotse ko abantu bagushakira uburyo usubira mu rugo byakunda ukaba mu manegeka mu gihugu kitari cyawe birashoboka? Ashiki yanjye ntabwo byo byakunda iyo icyatumye ndi mu nzu ubu ngubu ntabwo cyatuma ntabwo kigeze kirangira. Ni iki cyatumye uba impunzi? Kugira ubu ntabwo abantu baza kugufasha batumvisha like what is going on. So uraza kugira hano abantu bari kukumva so tukeneye kugira ngo abantu bakumve ntabwo nakuyeho nari nyenyine. Wamwe abantu baranyumva ntabwo ntabwo ari ibyo nashobora kuvugira kuri telefone cyangwa mu ruhame kandi ibyo ngibyo narabyirinze kuva na mbere hose. Umuntu iyo afite ikintu agize ubwiru akigira ubwiru gusa iyo umuntu yabaye impunzi akagenda no kuvuga especially nkatwe abantu b'abasirikare already ubumeze ubusaburi ku musirikare yadezatinza akahunduka arafu akava mu gihugu cye akajya mu gihugu kitari cye immediately ashobora kubitwa nka duyi kuko dizata abafite undi musimama barirwamo babyumva neza. So nuvuga ngo ntago nafata n'iterure ngo ngene se mu Rwanda none hari n'izindi cases nashobora kubwira
udashobora kuyitumenya cyangwa niyo mpamvu nakwe nari kese udashobora kuvuga kuri telefone udashobora guexplaining umuntu washobora gusobanukirwa ibyo ari byo nta nubwo ari ngombwa kubibwira abantu. Ikindi cya gatatu nakubwiye ni nje narakijijwe nkuko wabyumvise cyangwa ukuntu watangiye ubimbaza. Nakubwiye ndakijijwe kandi iyo nakijijwe mbabarira byose abamemukiye narabababariye. So iyo ngiye mbigarukamo mu kanwa mbivuga mbiririmba nsa nkaho mba ntacyo nahinduye mu mutwe wa cyangwa nahindutseho, nsa nkaho nyifite umujinya guhemukirwa. Uvuze guhemukirwa, nuba guhemukirwa mu binyamakuru Robert ugenda uva mu gihugu utoroka unyura inzira ya panya, hari byavuzwe ko wavuye mu Rwanda uhunze ibyaha kuko wari waripinze umwana w'umukobwa wibyarira ku giti cyawe. Niyo makuru dufite, wahunze ubutabera. Ibyo bintu byaba ari ukuri nibyo? Ibyo nabihakanye kuva na mbere. Ibyo bintu in case ngira ngo hari benshi bagenda bahura n'ikibazo. Abaswahili baca umugani ngo akutukanaye hakucyaguriye tusi, bisobanuye ngo ugutuka ntabwo akurobanurira ibitutsi, arunda byose akabyegeranya akabikurundaho. So watekereje icyo cyaha akakikreatinga mu kwezi kwa karindwi, kandi bivugwa ko cyabaye mu kwa 11, akongera akagisohora no ku itariki zose, byari bisekeje. Nabyo nigeze nkora, nari mbuze iki, nabanaga n'umugore mu rugo, ni naho nafashe ukuboko ngo duhunge tuva aha dukize amagara. Ni nako byagenze, twarahunze. Then ibi byo kuvuga ibyo jambo iryo ngiryo naho ryakomotse n'uwabitangaje ngira ngo yabuze naho ahera nsaba imbabazi. Asiye ko nta gihugu gisaba imbabazi umuntu wese, especially umusirikare. Nigewe akabaho uvayo nkavuga nta musore nkagaruka. Ariko ngewe ndukwanjye nyine n'Imana yanjye, n'ubuzima ndimo n'ubwanjye nyine n'Imana yanjye. So sinshaka kugaruka inyuma muri kese. Ari umuntu umfasha yamfasha abishatse, ariko atari kumbaza ibyaha ibyo nanyuzemo, ibyo bandega, ibyo yakozwe, yabaye iki njye kwisobanura. Umuntu aho hari ni nko gucunaguza umuntu, kujya kumuha umuntu niwe ugiye kumufasha batangira kumbaza niko ubundi warinze ukena ubitewe n'iki, yewe warinze umera gutya kubera iki utabigenje gutya, niko ibyo no gucunaguza. Ntabwo ari ukuvuga ngo no gufasha umuntu. Waje gufasha umuntu ngo kucyo wavuye mu gihugu wanyu, wagarutse kwa so ukarya, wagarutse kwa nyoko bakakugaburira, urendo sabiriza, urumva byaba ari at ngayo ngoko rero. Robert, mbere yuko nza hirya ntabwo uze kutwihanganira nk'urubyiruko, nk'abantu, reka mvuge nk'abafana b'umuziki, reka nkugarure muri showbiz, sibyo? Ngiye kukuzana muri showbiz kuko ngewe ndi umuntu wakundaga cyangwa ukunda ibihangano byawe. Ko wari umuhanzi kandi n'uyu munsi ntekereza ko ugifite iyo mpano, kubera iki utaririmba? Byagenze gute ku buryo udashobora kuririmba? Uganda si ubwa mbere wari ufite abantu bakoranaga nabo korabo. Byagenze gute ku buryo ugeraho n'abasita kudashobora no kuririmba kugira ngo impano yawe igutunge muri situation urimo? Hari umugani nigeze kumva kera ngo mu Uganda ifite ibice bibiri, hari ibice byinshi cyane. Hari agace ka Nkore, hari n'agace ka Buganda nyirizina, Buganda nyine yakabaka. Gusa Muganda yarongoye yashatse mu Banyankore, arongoye umukobwa wabo. Arangije Abaganda iyo basonzaga baryaga ibijumba mu gihe cy'inzara, nkaho borozagayo. Noneho Abanyankore bo basonza bajya muri iyo muri ya nzara nkaruzagayora. Iyo nzara bo bakarya ibintu byitwa inguri. Inguri ni ibintu by'ibikoro binuza by'insina, bagafata insina bakayitema, bakayicoca neza, bakayiteka, bakayirya kugira ngo ntibapfe. So noneho umugabo yajyanye, yavuye umugore atari ko se ibijumba ko bigiye kutwica muri iza twagiyanye tugahindura kundi. Afata umugore we barashobora bajya aramushorera mujyana iwabo. Bagezeyo babatekera ibyo bikoro binuza by'insina, kubirya mbese ni nko kurya mastic.
babimugaburiye atangiye kurumaho aramukorwa ati aho kurya inguri narya ibijumba, kandi ibijumba mbanyangwe bafataga nk'umureti bavanayo ngo bari bagiye kumwica nguzi ko uzi gucurirana. Robert, icyo nshatse kubivugira ni iki? Urambwira kuririmba udashinga arabyina. Haririmba iki? Motivation morale ndayimba TV. Reka ngaruje kuri iki kintu. Kangaruje kuri iki kintu, umbabarire kuko nakubwiye ko hano abantu barimo kukumva, ntabwo ndi jyenyine, sibyo? Ahangaha ndashaka kumekinga ibintu clear. Ahangaha urimo kumva n'abantu already, ndabona space maze kwinjira nk'abantu 100, sibyo? Uri live, urimo kuntega amatwi, uri live, abantu 100 bari kukumva. So the thing is, my question is, hari ikintu mbere yuko nahangaha umuntu abyumva, ndashaka kugira ngo tube clear. Ntabwo nkubwiye ngo utubwire izo nani iyo staff cyangwa ibintu byawe, ariko nk'umuntu hano of course turi urubyiruko, turi abanyarwanda, turanga kugira ngo tuganire nawe. So the thing is, icyo nshaka kubaza ni iki Robert, uti ibyo bakuvuzeho barakubeshye, ntabwo tuzi kubenza amaso hanyuma tuvuga ati yo Robert no ugerageze kutwumva. So ikibazo nibaza ni iki, uravuze ngo umuntu wakubeshye no gusaba imbabazi ntibyakunze, uba ari umusirikari cyangwa uri umusirikari? Sintekereza ko n'uyu munsi no kuvuga ngo uri desert ntabwo wigeze usezererwa, you are still a soldier. Robert, kuzi ko imyaka wari umaze mu kazi, wamaze kiriya gihe cyose utizera ubutabera, why don't you trust ukizera ubutabera ukagenda ukagwa justice n'uburengane? Umva, yes sir, icyo nakubwira cyo njyewe nagavuga mu kutizera ubutabera. Yego, ari ubutabera wabwirwa n'iki ko wenda ubutabera arimo bamwe muri bo bambwiye ngo Robert birakurangira, cyangwa se n'ahandi hose, at least kiza amagara yawe. Ikintu cyategurwa ariko umuntu ntawangwa na bose. Aho ndakorobesheje gusa ngwaye nka urugero. So ibi byose kugira ngo umuntu afate umwanzuro, jewe mfite abana mu Rwanda, mfite inshuti, mfite igihugu nisanzura, nakabaye nisanzuramo njya hirya no hino, ariko aho gera ukumva ubwenge bwawe, ubuzima bwawe kwisanzura bitakibaye, ahubwo ibirenge byawe biromera umanuka bigiye kuzimu, afazari icyo wakora wakiza amagara, noneho ugashikirwa n'ibingibi birimo kunshikira muri iki gihe ndimo, ariko myitwa ngo ndahumeka. Robert, iyo umuntu ahunze, umuntu aragenda ahageze akideklara akajya mu maboko ya HCR. Uganda wari deklaraye nk'impunzi, ubwo sinzi nibiza kuba ari impunzi ya politiki wareba, ariko wari deklaraye uri impunzi ifite ibyangombwa nk'impunzi? Yes, njye mfite ibyangombwa nk'iby'impunzi, ndi impunzi yemewe ko ndi impunzi, yemewe kuba mu gihugu cya Uganda nka second mother country. Hano hari umuntu ushaka kubaza. Sweetheart, go ahead, fungura mic yawe. Urakoze cyane Godfather, mwaramutse abandi mwiriwe. Njye nashakaga kumubaza n'ubundi ikibazo mubajije, nimba ari umusirikare cyangwa se yahoze ari umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda, akaba yarakoranye n'ubuyobozi bwaho, ko tuzi ko leta yacu ikorera ifite ubuyobozi bwiza cyangwa se ifite n'amategeko meza, kuki atabashije kugira ngo areke yinjire nko mu nkiko, noneho nimba arenganurwe aho kugira ngo ahunge? Urumva guhunga bisa nkaho umenga rero n'ubundi yaguye mu cyaha, ahubwo ahunga atarabasha gufesinga consequences yiwe. Ariko icyo kibazo amaze kugisubiza, si uranabivuze neza, amaze kugisubiza no aragisubiza kabiri. Anyway, hagati aho ntabwo turanga, ntabwo turi abacamanza, ntabwo twaje kugira ngo duquestioninge Robert, ahubwo Robert, ngiye nicarana n'abantu aha na mbere yuko nkora iyi space, abantu bavuze ati niba tubonye uyu muntu, hari umusore ngo w'inshuti yawe bita Kamanzi wazanye Twitter ayitwitinga, aravuga ati Robert akeneye ubufasha ubwo aribwo bwose, ariko rero ko twaje dufite ubufasha bumwe, twahuriye dufite ubufasha bumwe, ubwo uraza kutubwira niba biza gukunda kubwakira for any cost,
for any cost. Ubufasha dufite ni bwa rubungu, ndumva ntabwo nari nzi ko amaze kwaka ubuhungiro, twe twari tuje duhuruye tuzanye ubufasha bw'icyashoboka cyose, niba aho ngaho kuko batweretse ifoto uri ahantu mu mazi, urumva ahantu mu mazi, inzu yarengewe, iyi foto twayibonye turavuga okay, why not tudashobora guhurura umuvandimwe tukamufasha, tukamufasha akataha, tukamufasha. Twari tuje duhuruye tuvuga niba tuza gukodesha imodoka, niba duhamagara ikibiza kugenda gute, tuvuga turi kumuvandimwe tumushakira imodoka atahe muri ayo manegeka. So ubufasha twari tuje dufite ni ubufasha bwo gukorera icyashoboka. Umva, igihe wabishakira nk'urubyiruko, nk'umuhanzi dukunda, ukaza mu by'ukuri niba kuri victime, niba ibyo twumva atari byo kandi ubihakana kandi ukaba wizera ubutabera bw'u Rwanda, why not tutakora ibishoboka nk'urubyiruko tukagutegera iyo tugushakira iyo transport ugataha, ukaza ubutabera bugakora akazi kabwo. Nabo bango wari uvuze ngo bagusaba imbabazi, bazi gusaba akazi gusa, batazi gusaba nuko, ariko ukaza ukava muri ayo manegeka. Robert, murakoze ku bufasha bwanyu. Yari byose muri mwese mushaka ko mubufasha. Ubufasha rero nubwo twarabutanze, twarabukoze. Niba nashobora kumubrazinga civilians barenga 100,000 nkaba nabo banataha mu gihugu, noneho baranishe n'abantu. Niba narashoboraga kuba nahindura abantu imyumvire abo igacengenga, nkabakururira kuba bakunda ingabo za RDF, bakaba banakiganira mu kuba baba ingabo. Bamwe bamaze kugera ku nzego nziza, ni ba majoro, ni ba kapiteni. Ubwo no kuvuga ngo nzi byinshi z'u Rwanda mu myaka 2 ego hari byinshi bihindutse, ariko ngewe urimo kugira inama cyangwa kuba wahamagarira kugira ngo mbe nasubiye mwampa iyo lift yanyu yo kungeza mu Rwanda. Bishatse ahangaha za Rubaga hari za Trinity, nakwandikira afande Doda bakampakira n'ibyanjye, cyangwa nkajya kuri embassy nkababwira ni rwose mu nshore mugende mujye kumfunga. Nago support yanyu murakoze cyane rwose, mbitewe n'ukuntu mwabonye situation ndi muri cyanguye mu Rwanda, mukaba mwisemo mbese mwarimo mwishakira ingemu mugemuye agahanga ka Robert. Thank you very much. Ndumva mwarekeraho no kuba twaganira kiganiro tukagirira aho ngaho, then ukaba wakupa telefone yanjye. So unagufata gute se wowe? Can you imagine ubu tumaze iki gihe cyose turimo kuganiro, uteganyije kugira ngo urangize umbwire iryo jambo iki kiganiro abantu barenga 100 bangahe? Ubwo mwegeranyije imitwe yanyu nk'urubyiruko rusobanutse rw'abafana ba Robert bazi mukaba mwambwira ngo ugiye muje kungira inama yo kuzana amakamyo yo gupakira ubwo bucyabari bwanjye mukabushyana mu Rwanda n'agatwe, cyangwa no gutwara agatwe ka Robert. Thank you. Because a good father. Uyu ningiye, ariko hano hari abantu bagishaka kugira ibiganiro bakuganiza. Ntabwo ningiye ino gura bikubwiye kandi abantu bamaze kugera ntacyo ndivugane nabo bitewe no kuno naho uhise urasira direct, kuko mwese murumvikana ko mwashize hamwe mukora abantu 100 abantu Robert yanyu nayakiriye niziza Robert, kuko murifuza ko ndi mu Rwanda nk'abafana banjye cyangwa nk'urubyiruko bamwe bakuriye amaboko baje imbere y'abankuriye imbere, bamwe twarabanye. Ahubwo no kuvuga ngo harimo n'aba diaspora benshi cyane bankunda, ntawe unyanga pe, ariko uba utekereza ikintu cyo kuvuga ngo Robert bla bla bla, nago ngiye nanze gutaha iwacu Rwanda, nago nanze gutaha iwacu Rwanda, kandi sinanjye munyarwanda nyine muri hanze y'u Rwanda. Ariko mwakigiriye kuko mwabonye ndi mu bihe bibi, muyigira inama yo kugira ngo Robert nabihe bidahinduka. Ubuzima ndimo nubwo uyu munsi
murakoze kunshinyagurira ariko ubuzima bwo burahinduka anytime nshaka kumva Robert yahindutse nakiri muri ayo mazi amazi imvura nka koropa nka kinjera nayaryamamo then mbese ni nko kubona umuntu arimo gusamba ngo arapfa mukavuga ngo reka Robert umurwayi Robert muhembuza umunigo so mashaka kumpembuza umunigo mumpembuje umunigo deja already mwabikoze wavuze no bwapfuye reka noneho tumunogonore rimwe tumurangize duhorahoze ngo muncure can you imagine anyway murakoze Roba nkuko nabwiye ntabwo ndi njyenyine reka numve n'ibitekerezo by'abandi RM ninjye kugira okay go ahead twihuta ariko nimutinde Robert Robert abisoje nabi nuko wenda bifashe nko kumushinyagurira ariko uburyo umugenzi we yaraje bwa buryo bwo kugira ngo kuko niyo wafashe umuntu ntabwo afashe umuntu mutaganira ibyo ari byo byose abyumve ndizera ko ari kunyumva ariko ngiye ikibazo nandi kwibaza ntese ubufasha akeneye nubwo kumukodeshereza inzu nubwo kumuvuza nubuhe bufasha akeneye kuko twe twabitekereje turavuga tuti ese wamutegera nangwa se akamuha n'umuroya noneho nimba we nta cyaha yakoze umuroya akabijyamo ariko tukadushobora no kwishyura ayo mafaranga so icyo nicyo gitekerezo ngiye numvaga namupropoza ariko ntiyumve ko ari gushaka kumushinyagurira of course abantu bose baguteza amatwi hano siko bagukunda ariko nanone ntushobora bose kubashyira mu gatebo kamwe so Robert rero ureke kubyegereza umutima cyane ahubwo wumve ko nuwashaka gutanga ubufasha bwose yakenera kuganira nawe thank you Godfather. Okay RM murakoze Robert uri kumva arimo arakumva ndakumva ye Robert turanaziranye n'ubusanzwe mu buzima busanzwe turaziranye Robert nta muntu wishimira ibyago by'undi kuko umuntu wese ntabwo abazi aho bucya ageze ibyo rero utagira ngo ari ibyago urimo aragira ngo ari umuntu ugize gusa nta nubwo ari umuntu ushaka gutega imitego n'iki gusa ibyo byose hari ugomba gushaka inzira yo gusohoka mu bibazo burimo uzi ko uri umusirikare urabizi ko bigoye reka dufate wenda kurengana kuko ibyo bibazo n'umuntu aguha amafaranga uyu munsi neza akagira ntabwo byakimuka kuko ubundi ikibazo ifite nyamukuru yego n'ubuzima kuko ni ibintu bikuramira ako kanya nyine ubuzima umuntu ibindi abipanga ari uko ariho ariko ugomba gushaka n'uburyo usohoka muri ibyo bibazo kubera ko iyo byose uri umuntu wari ukunzwe mu gisirikare uri n'umuntu wabayeho neza mu gisirikare urabizi nta muntu igeze kubangamira mu gisirikare nanjye igihe byantunguye kumva ngo wahunze ni ibintu byantunguye ubwo we urabizi neza igihe ntabwo mbizi ibyo nzi nibyo numvise ntabwo mbizi kesi yawe ushaka no kuyinjiramo ariko se igihe cyo ushaka kwibariza hari uburyo waba uteganya kubisohokamo kuko ibyo byose uri umunyarwanda waragikoreye uri umusirikare ntabwo kandi kuba nagiye numva statement wagiye ukora umaze guhunga sibyo kuri za BBC no kuri amaradiyo y'abari barwanya leta ariko reka ibyo ngibyo tubyirengagize noneho tubwire basi inzira wowe uteganya we ari bagupropose we ntabwo wayemeye none we iyo uteganya kumva kugira ngo wasohoka mu bibazo kuko nta wifuza kukumva Robert indimbo zawe ziracyacurangwa n'ubu ngubu wakoze akazi keza ariko ubu ngubu shakisha ukuntu wasohoka muri ibyo bintu niba wenda unarengana nk'ibyo umusore agupropose ngo washaka umwavoka akagenda akaburana niyo waba udahari ukawumwera ukagaruka ndahamya ko yaza kuri mu Rwanda utabumeze gutyo ntabwo hatira gutaha
umuntu aho yumva afite umutekano ntihaba, ariko tubwiye wenda ingamba ufite kugira ngo wabisohokamo ibyo bibazo, kuko umuntu ashobora guha ubufasha uyu munsi nibyo ukaramira amagara uyu munsi, ariko ntabwo ari umuti w'igihe kirekire. Tubwire wenda ubwiye tugiye ingamba afite ni izinzi, ashaka umuroya agende aburane iyo kesi yanjye, ndazi ko bambeshyira, nimara gukiyaringa ntuzeya nzagenda saba imbabazi, nta muntu utagira ubwoba, n'ibintu bisanzwe ni biri muri twe. We watubwira mbese muri make tubwira ingamba ufite kugira ngo usohoke muri ibyo bibazo burundu, apana ubufasha bwo umuntu waba ufite yagufasha by'uyu munsi, ariko ntabwo ibibazo kugira ngo ubisohokemwo neza. Urakoze Roba, niba wumva ntagusesereje wansubiza, kandi igihe sinifuza kugusesereza, n'amakuru numvise kuri we yarantunguye kuko jewe siko nari nkuzi. Okay. Ibiganiro nakoze gusohoka mu kibazo, igishoro cya mbere ndashaka ngo igishoro cya mbere ni ubuzima. Iyo ufite ubuzima uba ufite igishoro, so ari nayo mpamvu ndiho kugira ngo nzabeho. Nijye ugomba kurwana defense yanjye kugira ngo mbeho. N'ubu nuko nari nzi ko nihanganye muri ubuzima imyaka 2 imeze gutyo nko mwabibonye, ariko nibuka ko mfite abantu nashimishije, nibuka ko hari abantu nabe hari umurimo nakoze. Mbere na mbere aho kumera gutya sinavuga ngo sinasapotinzwe n'abanyarwanda cyangwa naririmbiye mu banyarwanda kugira ngo ngere ku rwego rwo kumenyekana. Imyaka namaze nkora igihugu, reka nibyo kuba umwarimu, instructor, iki byose ko n'ubundi instructor yo nakaza nakakoze, n'ubundi navuye nyiri umwarimu w'abasirikare, ariko ubu ni umwuga w'igisirikare na gahunda zose, ariko y'ubuhanzi impano ni ibintu by'umwihariko nabyo nabyitwayemo neza. Imbaraga zanjye zose n'ubusore bwanjye bwose nabahaye RPA na RDF. Rero kugira ngo usohoke muri ubu buzima, umugabo agirwa n'abandi nawe akigira, ariko mbere umugabo no wigira yakwiburaga apfa, ariko still nta mugabo umwe kuko ni imigani yose igenda yungana yako ikazira mu gihe cya nyacyo kikwiriye. Ari nayo mpamvu mutaza kumva wenda kuvuga ngo ndasaba iki kintu ndagira ngo ngisobanure. Yewe nka Robert ndasabye, ariko n'igihugu nacyo kirasaba. Igihugu niba gisaba, yewe Robert nanjye ndasaba mwanjye ku giti cyanjye ndinde utasaba. Igihugu kigira n'imyenda wenda kikiguriza, ariko nanjye mbonye nguriza yabakoze neza, sibye ko jewe nsabye sinakwiba. Rero gusohoka muri iki kibazo, ikibazo niyo nagira miliyari Uwiteka ataratanga uburenganzira bwo kuva muri iyo situation ndimo, nabyo ntacyo byakora. Umuntu ushiraho ubwenge, ugashyiraho imbaraga, ugashyiraho amasengesho, Imana ikabikora. Muri gake waba ufite, Imana ikagutabara. Cyarangira uyu munsi nasohoka uyu munsi, ejo nasohoka muri icyo kibazo urimo kuvuga, ariko nkuko nakubwiye igishoro cya mbere si amafaranga, igishoro cya mbere ni ubuzima. Wowe niyo ujya n'ukuma ntabwo igera byose nagore bumereze miliyoni 50, nagore mu miliyoni y'amadolari, iyo byose urakora contribution nk'abandi bose ko babikora. Uko niba uvuga ati Robert muhaye amafaranga yo gutangira business ni byashoboka kuba yagira icyageraho, kimwe nuko yaba adafite impano yo gucuruza,
akaba yanabihomberamo akongera agasubira muri wa buzima. Ariko gusohokamo ikibazo cyawe sinasohoka muri ubu buzima ngo nsubiramo. Reka nguce mu ijambo gato. Mu Rwanda, buriya mu Rwanda ngiye kubabwira Robert, mwabonaga mu Rwanda ushobora kuba mwarambonaga kuri uniform mumubona muri situation iyo mumubonamo performance, ko ndizera neza ko muri mwe n'ubu uvuga ngo uranzi ntago tuziranye aho cyandine. Robert, turaziranye ko we na Senderi mufite n'amafaranga mutanyishuye. Ye turaziranye cyane aho. Wenda ntunyibuka, wenda cyangwa se ntiwamenye hano. Ariko genda azi ko tuziranye kandi cyane. Urumva si wenda singiye ku urumva abahanzi bose baba bagufitiye amafaranga. Arabizi ko nta muntu nigeze ndira amafaranga iriya byose. Arabizi Robert ko byose abo muntu kubamenya n'umuntu mu mihanda ntago waba. Ariko ntabwo ndi kukwishyuza kuko imibereho yawe munsi yewe umva friend situation urimo ariyo kukwishyuza ntabwo tuziranye. Wenda ngira ngo icyo gihe cyo mu Rwanda bwo najyaga mu bubari, twaho twarahuriye mu bubari tudiringa ibitaramo sigiye ututaramo twa feke tw'ibihumbi 50 gutyo. Sinamenye ijwi ndumva ndigerageza ko shaka. Hari umuntu wakundaga kuvuga gutyo witwa Ntakirutimana wo mu Demob, na nubwo yari retired. Oya banza niwe twamumenye. Ukunda gucuruza inkwi. Acuruza inkwi nawe niwe kabisa. No, agira amagambo maremare. Ibibazo turimo uri kujya kure kandi ngiye nakora ikibazo cyoroshye. Urumva nta muntu yifuza kukumva buriya ubuhunzi kese umuntu utarabubayemo nta kiza cy'ubuhunzi. Urumva niyo waba ushaka kuba mu Bugande wahaba, ariko utari impunzi uvuga uti nge nashakira najya mu Rwanda nta kibazo. Kugirana ikibazo n'igihugu ni ikindi kibazo kindi. Icyo kibazo nicyo gihe nashaka kumenya ukuntu wumva ushaka kubisohoka mu kona. Ndifuza ko utabaho nk'umuntu udafite uburenganzira bwo kujya mu Rwanda. Iyo nzitizi niyo ndakwaza ikibazo nakubazaga ukuntu wabisohokamo kugira ngo icyo kibazo uko nabisohokamo ube wabonera ukidegembya mu kibazo. Wenda ngo nsohoka mu nzu ninjira mu modoka yakodeshejwe njyana mu Rwanda, nasohoka muri iki kibazo. Twabivuzeho n'uwo mugabo ni Godfather. Ntago nasohoka muri iki kibazo ari uko najya mu Rwanda. My friend, waba uteje ikindi kibazo kiremereye. Wewe uravuga gutyo wasanga ni ukubera ko wenda mbabaje kuba niba utari Ntakirutimana uri umusivili. Niba uri umusivili rero mambo ya ndani ya wanajeshi we hawajui. Ushobora kwiteranya urukiko rwa gisirikare, ukiteranya amabusi ya gisirikare, ukayiteranya na mageragere. Sasa wowe ubwo rero nutangiye kujya Robert inama ngaho jewe ntandukanye n'abasivili abandi barihandagaza bagakora akantu bakamuzana bakamushyira hariya bakagera gutya. Tofautisha my friend, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu niba ari plan mugiye gukora mwayikora mukayinkorera, ariko nibidantari murimo kugira ngo mubere muri ibyo bintu muranganiriza mumbaze ibibazo byenda gusa bifite isano. Kuko numva nuri buze kumbaza undi ndakeka ko ari buze kumbaza ikibazo cyenda gusa nk'icyawe cyangwa aze gutukana. Nta muntu gutukira. Okay, Kevin fata ijambo. Okay, murakoze cyane. Nanjye ndasuhuza Robert, ndi umufana we nk'uko abenshi turi hano turi abafana be. Ariko mu by'ukuri ikigaragara ni uko ibintu bye ukuri kwemeza yakugize ubwiru. Ariko hari ibyo mperutse kumva avuga asa naho yanungunitse, kuko uko nabyumvise ngo we kuva mbese ntabwo yigeze abona misheni, ziriya misheni zo kujya muri UN zira za RDF ibamo mu bihugu bitandukanye. Wenda sinzi niba ibyo nabyo birimo, ariko nawe yishyire mu mwanya w'abafana be, yumve ko hari ibyo itangazamakuru ryatubwiye yakoze bibi cyane, ariko dukeneye kumenya ukuri kwe. Noneho nawe yishyire mu mwanya wacu
nubwo akeneye ubufasha ni ibintu bigaragara cyane, ariko arabizi neza, avuye mu Rwanda vuba. Ntabwo wafasha umuntu witwa ko yahunze igihugu. Umuntu wahunze igihugu burya aba yishyize muri pozisiyo y'umwanzi w'igihugu. Rero nge ikibazo nari mufitiye, ese mu by'ukuri yahunze leta, yahunze RDF, cyangwa yahunze umuntu cyangwa se abantu ku giti cyabo, kugira ngo tumenye aho cyangwa ubutabera, kugira ngo tumenye aho tumushyira, udasanga ashaka kudukoresha ikosa ryo kumufasha, ugafasha kandi uri gufasha w'igihugu. Atuhe umucyo nawe atubwiye. Babaye honete kuri wowe, aba ni abana bato bafite umutima, babaye honete kuri wowe. So it's gonna be bro kabisa. Robert, uyu mwana abaye honete, ntabwo aciye iruhande, akubwije ukuri. So exactly, reka mbisubiremo nk'uko bimeze, nk'uko ambajije. Ngira ngo nagiye mbabwira ikiganiro cy'ubushize, nasobanuriye abantu nahamagaye mbere y'ikibazo cyanjye. Ikibazo abarabona hagombaga no kubwira, nabo nagomba guhamagara bakomeye. Uranyumva? Ni generali nahamagaye mu Rwanda, ni generali Afande Mbaraka Muganga. Bafande bose narabahamagaye kurinda kugera kuri Afande Semakwerereti nyakwigendera. Nawe utazi ikibazo cya Robert, ndongera mbisubiremo, nawe utazi ikibazo, nararenganye. Ibyo nagomba gusobanura kuba giye nk'umusirikare trained, singe kuba sirakabaye ndemo kubisobanura gutya, mbibwira abana ngira iki, nakabaye mfa kigabo ngaceceka. Nuko n'ubundi naza kuba nk'abamugana y'abanyankore ngo aho gupfa wahemuka, sinshaka guhemuka. Ariko nyine bibaye nkabyo kuko ndatinyutse, ndasabye, kandi nabwo nabisasiye ikintu cyitwa gusaba. Niba nsobanuye nti njyewe ubuzima bwanjye bwose ndabayeho, ako kari akantu gato yamvuze mu bintu wenda byatumye mpunga. Ntago nigeze mbona mission, a single mission imesha miliyoni 1 y'amanyarwanda, mu gihe abasirikare ufata makeya ugiye nka Rifleman agenda agafata miliyoni 10 mu mwaka, ari n'abakorera 50 ba Merobu bandi staff sinze niba staff force, abo bakorera amafaranga menshi. Ariko Robert wawe umwana akavayo agakorera miliyoni 10, neje akagaruka, neje agasubirayo, kuva muri 2004 ndeba gutya. Nabaza Afande ngo ejo hari functions umwaka, ngo umwaka ni munini, harimo functions nkenye. Ubwo functions nkenye ubona tuvuga kwibohora umunsi w'intwari, ibintu nk'ibyo. Ngo Robert ubukenewe gucungura ko nkazabaho za facilitations zagufa. Ako iyo case ndashaka mbabwire yuko siyo nyamukuru yatumye munga igihugu cyangwa umunga igisirikare cya RDF ndizatinga. Aha, no kuvuga ngo ibi byose birakaba. Ibi ndabivuga abasirikare benshi bo bazi ukuri, benshi baba batoya n'abakuru. Niyo mpamvu wagiye wumva abasirikare bavuga ngo Afande Robert wari waratinze, n'abakuru nabo banga mwana agenda opowe. Nibyo no kuvuga ngo njyewe ikibazo cyanjye cyari kimenyekanye ahantu hose, ariko ikibazo mu gihugu ari uko umuntu wenda babonaga adashobora kwifatira umwanzuro, cyangwa se yashobora gukandwa mu mutsima bakamumira bunguri. Ntabwo nafite uwo ngomba kuririra, ntabwo nagomba kubwira nakanindengera, still nagomba kuba namaze kuba indiscipline. Already nabambaye ikinyeki ko nabwo wajya kubivuga, kandi hari umuriro kuri inyuma wa kifo ugupfa. Nkunda kubabwira ni kesi yanjye indi ituma nashobora kuvuga completely izaguma icecetse ko nababari. Iyo nza kuba ntari narakizwa
mba narabivuze nkabivuga nkasakuza abari ahanga njyamora abo ngabo bose igihe bandi bose bayirwa bavuga bakavuga ibibazo byabo bakabivuga n'utabibabajije njyewe naba mvuga iki noneho kujya muri public kajya kuvuga cyane ariko nzi ko Imana yandinze ikangiza igihugu cyose baragipanuwa bashaka Robert Imana injyana mababa yayo engeza aho ngera nubwo bakurikiranye bamwe bakahita babona ukuri babura ukuntu babikora si kuvuga ngo njyewe ndi mu bwihisho ku buryo Rwanda rushatse rwambura cyangwa se ngo neruzaho nta abizi ko bahamenya cyangwa baranahamenye ariko Imana niyo ikora ubutabazi bwayo banabyumva neza so no kuvuga ngo jewe umwanzi wanjye bivuze ngo igihugu n'umwanzi wawe uba wanze uhereye ku muturage wo hasi ukageza kuri president wa Republika bose ukaba umwanzi complete w'igihugu kumva no wabona umuntu ugiye kujugunya ikombora hagati muri Kigali mu Rwanda kumva wamusupportinga ukumva umuntu warasa u Rwanda kumva wamusupportinga ubwo ubaye no umuntu mwazi w'igihugu niwo kwanga yahunze igihugu agihunze jewe igihugu cyanjye ndagikunda narakijijwe nsengera igihugu cyanjye kuva ku muntu wo hasi kujya kuri president wa Republika president wanjye nsengera ingabo za RDF nsengera police nsengera abashinzwe umutekano n'inzego zose ubwo rero umuntu uvuga ngo jewe narahunze mbo mwanzi w'igihugu niyo nyito banyise ibigarasha kigarasha banyita duyi banyite byinshi ariko Imana yamaga umutima kwihangana avuga jewe wawe ejo bundi munkomera amashyi ndi ka Kigali nibyo koko indirimbo naririmbye avuga ngo ise ni gatebe gatoki wasekaga akazinga umunya warahiriye ku murenge mu ruhame idarapa karitera utwatsi no bango umuntu ise ni gatebe gatoki wasekaga akakuzingira umunya kuko abonye ijuru kuguyeho riguhindutse abonye icyo ariko jewe ikibazo cyanjye aho cyahereye cyari kimaze igihe kimaze imyaka kitamenye karomba civili kitari gikwiriye kumenya numva civili yewe no mu basirikare bato gaceceka n'ubu ndacecetse kandi ushaka impamvu kugira ngo amenye ibindi azaba akoze ubusesenguzi bumwe bw'amafuti abantu bagenda bagasesengura uvuze ijambo rimwe barubyazemo ibindi baraguhangiye we binyamakuru mu kanya biraje bitomore bivuge bandike Robert iminsi 3 kugira ngo babone inkuru bangirire ikibazo kinini cyane kibyibushye njyewe ndi umuntu w'Imana nongere mbisubire mu makanya gato mbivuge ndi vuga butumwa wahamagariwe kuvuga ubutumwa wavuye mu gisirikare nakivuyemo batabishaka ariko sinyira umusirikare wabazwe ibya gisirikare ndabazwa ivuga butumwa ni bihe biryo by'umwuka wera nshobora gutanga ku bantu biryo y'ubugingo natanga ku bantu n'iki nahindura ku bantu n'ubwo buzima ndimo nago ndimo kandi niba nkiri muri iki gihe ndimo kimeze nk'icyayu ndakivamo very soon mwamfasha mutamfasha Imana iraza kubikora okay murakoze